nawe waba umutagatifu. Erega nicyo wahamagariwe. Niki twakwigira ku batubanjirije? Ibuka igihe ubatizwa. Kuva ubu no mu bugingo bw'iteka ubaye urugingo rwa Kristo, we musaserdoti, umuhanuzi n'umwami. Ngaya amagambo wavugiweho. Muri batisimu wagizwe ikiremwa gishya, wambikwa Kristo. Ese itara ryawe riracyaka? Ese umwambaro wawe urakererana? Humura, garukira Imana. Abatagatifu n'abanyabyaha bababariwe. Akira Kristo. Ikiganiro Ibirari by'ubutagatifu mukigezwa na Beata Mukarusanga, umukristo wubase urugo. Bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Muri iyi minsi natekereje cyane kandi ngira icyifuzo cy'uko twaganira ku batagatifu banditse amavanjiri. Bari amavanjiri uko ari 4, ndetse nkabakurikiranya uko bakurikirana muri Bibiliya: Matayo, Mariko, Luka na Yohani. Uyu munsi ndifuza ko twaganira ku Mutagatifu Matayo, umwanditsi w'ivanjiri. Tureba Matayo ninde, Matayo mutagatifu ninde, ese niki twamwigiraho. Matayo mutagatifu nawe witwa Levi, akaba mwene Alfeyi, yabaye mu gihe kimwe na Yezu nyine. Niwe uvugwaho ko Yezu yamusanze ku biro bye nk'umusoresha i Kafarnawumu, akamuhamagara ati nkurikira. Kuva icyo gihe yumvise ijwi ry'umwigisha, Yesu asigaho byose, arahaguruka aramukurikira, ndetse ategura n'ibirori bidasanzwe byo kumwakira iwe, anatumira abasoresha bagenzi be. Murabizi kandi ko baneguye Yezu bati asangira n'abanyabyaha. Natekereje ngo niki cyatumye atumira abagenzi be, nakwita abanyabyaha nkawe, kugira ngo bahure na Yezu. Aho ntiyari afite inyota yo kugira ngo nabo bahure nawe babohorwe. Ese niki bagomba kubohorwa? Bavandimwe, nimwibaze, uba mu muryango bakwinena, bakwita umunyabyaha, bose uhita bakareba hasi bakwita umugambanyi. Ngo ubuzima Levi ariwe Matayo yarabayeho, kubera yuko Israel ikolonijwe na Roma, kandi bakaba barabasabaga imisoro badasiba, ubudatuza, ndetse bakanakoresha abo baje gukoloniza ngo aribo basoresha bagenzi babo. Abandi abasoreshwaga babibonaga nk'ubugambanyi, nk'ugambanira igihugu cyabo, bigatuma rero babagendera kure. Matayo, iyo umurebye ubona yarafite inyota nyinshi, afite n'amatsiko yo kuzahura n'uwo mwigisha, kuko ntago umuntu yakwibaza ngo kuki Yesu asigaho byose. Wagira ngo Yesu yaramusuye mu mutima we imbere yuko bahura. Yesu asigaho byose aramukurikira. Twareba nanone ukuntu atangira ivanjiri ye. Igihe yanditse ivanjiri yabanje kugaragaza Yezu uwo ari we, nka mwene Aburahamu na mwene Dawudi. Bikagaragara ko Matayo yarategereje Mesiya ugombaga kuza ari umuntu. Ikindi kigaragara nuko nyine muri uko kwandika, ahereye ku bumuntu bwa Yezu, hari aho agenda buhuza nyine n'ubumana bwe, ukabona yuko amwemera wese uko ari. Nabashishikariza gusoma ivanjiri ya Matayo mukabyibonera. Ntabwo ndi bugende mvuga ngo muri uyu mutwe cyangwa se muri uyu murongo bigaragara bityo. Nanone niyo mpamvu mubona muri kiliziya mu gushushanya cyangwa se mu kumuvuga, mu kumugaragaza, bamushushanya nk'ikinyabuzima gifite amababa ariko gifite n'umutwe w'umuntu. Ni muri bya bizima 4 byo mu byahishuwe, bavuga yuko ikinyabuzima gisa n'umuntu ari Matayo gishushanya, kuko nyine uburyo atangira ivanjiri ye agaragaza Yezu nk'umuntu rwose ufite inkomoko, uvukira mu muryango. Aho Yezu amariye gusubira mu ijuru, Matayo niho yakoze cyane. Yahereye ku banyayudeya bagenzi be, bagarukira Imana bafashijwe n'inyigisho ze, arongera Yezu Kristo abigishwa benshi. Nyuma rero minsi ye ya nyuma yagiye kwigisha muri Afurika, mu majyaruguru ya Afurika, mu majyaruguru y'Iburasirazuba, mu bice bya Ethiopia, nabwo ahagira abigishwa benshi. Ngiye nkunda ukuntu ivanjiri ya Matayo yanditse. Mwe mubona itanditse neza, ukuntu atangira avuga Yezu ari we, agakurikizaho inyigisho yo ku musozi, itangira ivuga ngo hahirwa, akavuga bya byaha
tworoshya tubigira ngo ni bitoya. Yezu ati nyamara buriya ni binini. Mwumvise bavuga ngo ngenda babwiye ngo, ukabona ko ari nka Musa mushya uri kuvugurura amategeko. Ukongera ukabona aravuga inyigisho za Yezu mu migani, akavuga inyigisho zihariye z'abigishwa ba Yezu nk'abamukurikiye bya hafi nk'inkoramutima ze. Rwa rugendo rw'i Yerusalemu nibwo nyine avuga, nyine akora n'ibitangaza, avuga inyigisho zitandukanye, bikaza gusoza hanura isengwa rya Yerusalemu n'amazi n'ibizaranga amaza ye. Hanyuma rero akaza kugaragaza uko yadupfiriye n'uko yazutse. Rero ku muntu ushaka kumva neza ivanjiri, inyigisho za Yezu, gutangira rwose kuri Matayo, ngiye byaramfasha, wenda hari namwe byabafasha. Nagira ngo mbashishikarize gusoma iriya vanjiri. Kristo Yezu akuzwe. Ikindi nakongeraho ni uko ubutore bw'Imana mbona buranyobera, ukuntu Imana yifatira abantu baciye bugufi b'intamenyekana ikabagira ibihangange. Namwe nimutekereze umusoresha, uwo muntu winenwaga gutyo, waje kuba Mutagatifu duhimbaza, akaba yibukwa ku itariki 21 z'ukwa 9 buri mwaka. Kristo Yezu akuzwe.